icyatumye Yesu, icyatumye umubyeyi akira ntabwo ari amasengesho menshi yasenze, nta nubwo ari n'amaturo menshi yatanze, nta nubwo ari n'icyacumi yatanze, nubwo ari byiza. Bibiliya igaragaza ko ikintu cyatumye uyu mubyeyi Yesu amugira maze akamukiza ni uguha agaciro, uyu mukiza. Yamara kumuha agaciro akavuga ngo nubwo ntarabona umwanya wo kuvugana nawe, ningira amahirwe nkakora ku nshundura ze, ntabwo ndataha uko naje, reka mbyiganishe seze ukuboko ngamuturuka inyuma, akora ku nshundura ze, amukozeho icyago cye kirakira. Zakutanga iya mandora ya boy. Iyo umuntu yizeye atuma Imana imutekerezaho. Iyo wizeye utuma Kristo agutekerezaho. Iyo wizeye ukora kuri Yesu, Yesu akabimenya. Iyo wizeye ukurura amarangamutima ya Kristo, Yesu akamenya ngo hari umuntu wizeye uri mu isi. Ntabwo Imana izagukiza iki cyagutizera. Umunsi abantu bajya gusenga mbere hakabanza gukritika aho atabanje kwizera, ukabanza kureba ko umuntu asa aho udashizemo kwizera, ukabanza kureba ko yambaye aho udashizemo kwizera, ukabanza kureba aho uko ateye aho utahise wizera. Yesu akakureba ibyo urimo, akahita avuga ati uyu nguyu ntarimo bonagirira neza, akagushyira mu cyiciro cy'amamubyiga. Abantu benshi nubwo buzisengero, abenshi ni abari kumubyiga, ntabwo ari abari kumukoraho. Kandi abantu benshi babyamanye icyago, abantu benshi bagendanye icyago. Kuki umaranye icyago igihe kirekire? Nawe se ufite icyago, ubanje kureba ko naje ubwanwa nabwiyogoshesheje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba imvi zaraje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba nafunze, nimba ishati ifunze? Uyu mubyeyi yaravuze ngo naho nabona na Yesu mu maso namenye ko ari umukiza. Haleluya! Icyo nkora ndakora ku nshundura ze. Reka mbwira abantu munkurikiye, reka nkubwire, Imana kugutabara, Kristo kugutabara ntabwo bimugomera ibintu byinshi. Bisaba ngo wowe sampo yawe nuko wizera, ukizera uwatumye, ukizera uwatumye. Hari amafaranga nkwatse, harwo ngo uhamagaye, arantumye ngo ufite icyago. Iki cyago arashaka kukigukiza. Iki cyago kiri mu rugo, iki cyago kiri mu buzima bwawe, iki cyago kigena mu kazi kawe. Ufite icyago Yesu ashaka gukiza, kandi yakigukiza utizeye, ntiyakigukiza utahagurutse. Guhaguruka ni ugufata umwanya ukumva ijambo ry'Imana, ukumva ikirimo. Reka mbabwire, ninde munyabwenge wabayeho ubwenge yabuvukanye ku isi? Ninde wavukanye ubwenge wayafashe umwanya uriga? Ninde muntu wabaye umudogiteri atize? Ninde muntu usoma ijambo ntabwo naza ngo nisome ngo mvuge ntarisome? Ninde muntu wabyutse akamuhanuza atasize? Baraza kuta enimo. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akambara agatimba atagakoreye? Urambara neza, urisiga, uraganduka, uraca bugufi kugeza igihe bakwemereye. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akabona umugeni yicaye amwicaye iruhande? Urarambagiza, rimwe bagutera indobo, irindi bakwemere, urambagize, rimwe gukura amenyo kugeza igihe uzabona ukwemera. Ibintu byo kuzana ubunebwe imbere y'Imana waje gushaka Imana. Shaka Imana igukiza icyawe. Ninde muntu wabyutse mu gitondo diploma akayisanga iryamye ku buriri? Hari abantu bajya bishuka bakibwira ko nibajya mu nsengero, nibajya mu rusengero bakajya mu rusengero baracura diploma. Reka ntabwo musenya kucura diploma. Yikubwiye ngo uhaye ubwenge, ibikubwiye ngo njya kwiga. Ninde muntu uzaryamira ngo Imana izamuha ngo amahoro? Ufite icyago cy'ubunebwe, Kristo kuntu myongo, emera ko ufite icyago akigukiza. Yemwe bantu munkurikiye muri ku migani itandukanye y'isi, uri umuhanga, ariko kubera kudaha iby'Imana agaciro, icyago cyakugumyeho. Uri umuhanga rwose,
ufite n'amashuri, ufite n'ubuhanga, ariko kubera ko utaha agaciro ibintu by'Imana, icyago ntiwakikuraho. Kandi buri muntu wese afite icyago kingana n'uko angana. Bibera ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ninde wo gukiza icyago cy'amadeni? Kiroroha? Reka mbabwire, bivuze mu migani gutya ntabwo wabyumva neza. Ninde muntu wagukiza icyago cy'amadeni ikuzimu bagutereje? Ese ni imbaraga zawe? Ese ni banke? Ese ni reka da, ni Yesu wenyine wabwiye Petero ngo genda ujugunye urushundura, amurangira n'aho ajugunya. Yamurangiye n'aho anaga. Ifi zatashye. Petero aramubwira ngo ntabwo baroba ku manywa. Petero avuga ariko ubwo ari wo bivuze, reka tugende. Ibyo ni ibijyanye n'iterambere ry'ubuzima bwa buri munsi. Yesu atagushyigikiye, warinda usazira muri bizinesi utageze ku nzozi zawe. Yesu avuze ngo roba, uraroba. Hari igihe rero umuntu aza gutereza icyago cyo gucuruza uhomba, cyo gukora uhomba. Icyo ni icyago, ntabwo banki izakigukiza, nta muntu uko muzakigukiza, kereka Yesu wenyine uzengera ukavuga ngo ngomba gukora ku nshundura za Kristo, iki cyago nkagikira. Bakesheje ijoro baroba, ntibagira icyo bafata, ariko bamenye Yesu ahageze abereka aho bajya kuroba. Hamugende mujugunye iburyo, ko batawe ngo bajugunye ibumoso, mujugunye iburyo, bacura ubwato barajugunye. Bimwe mu bintu bituma umuntu atabona Imana, bimwe mu bintu bishaka gutuma udakira icyago, harimo no kutizera. Bimwe mu bintu bituma umuntu azenguruka imyaka myinshi mu rusengero, ugasanga umuntu ari mu rusengero ariko ubuzima ntibuhinduka, harimo kutizera. Abantu benshi ba mu rusengero ariko ntibizera. Uku kubyiga Yesu ntago ari uko ari ibyaha gusa, ahubwo aba bantu ni abakunzi ba Yesu ariko ntibizera, bafite ikibazo cyo kutizera, baramubyiga. Bimwe mu bintu bituma abantu badaha agaciro ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, ahubwo bakumva yuko umuntu yabasengera bakozeho, ndetse n'abantu bumva yuko bakira nuko ari akantu bahaye. Rimwe ugasanga abantu ameze bafite za karane z'ubupfumu za kera, ntibizera ijambo, ntibizera n'umwuka wera. Ugasanga abantu barabatekinika, umuntu akiza ari uko bamuhaye akantu, bakageraho abatubura bakabaha n'amavuta atariyo, abantu bakagenda bakafata amavuta bakavanga bakabesha, kubera ko abantu batizera. Ariko umubyeyi wizeye icyo yakoze, yarebye Kristo aravuga ati uyu mugabo Yesu sindaza kugira amahirwe yo kwicarana nawe ngo mubwire icyago mfite, mubwire akababaro mfite. Yigira inama uyu mubyeyi, aravuga ngo uko byamera kose ngiye kumuturuka inyuma, nshakisha uburyo nkora ku nshundaze, gukora ku nshundaze z'umwenda we, nkakora ku mwitero we, iki cyago kirakira. Uko byamera kose uyu ni umukiza, uko byamera kose nimukoraho iki cyago kirakira. Dufite ikibazo mu isi cy'uko abantu basenga ariko batizera. Dufite ikibazo cy'uko abantu baririmba ariko batizera, bavuga ubutumwa ariko ntibizera. Hano usengera umuntu atakumva yuko utavuze byose, kandi ntabwo uri mu ijuru nturi Yesu, ntabwo wabahanuzi, ntabwo uri Imana, ntabwo umuntu ari Imana, agahita kuvuga ngo ariko ngo nabya bindi ngo nafite ikibazo cyo kwino ngo ntacyo, ngo ugira ikintu kivuga, kandi ntiyizera ko nibyo itavuze yabikoze. Imana yacu, haleluya, Imana ni nziza. Kristo yakuvuzeho ukizera, ibyo akora atabikubwiye nibyo byinshi kurusha ibyo akubwira. Ubutumwa
ushaka ubwakire ubuha agaciro kandi ubugendere. Icyatumye Yesu, icyatumye uyu mubyeyi akira ntabwo ari amasengesho menshi yasenze, nta nubwo ari n'amaturo menshi yatanze, nta nubwo ari n'icyacumi yatanze, nubwo ari byiza. Bibiliya igaragaza ko ikintu cyatumye uyu mubyeyi Yesu amugira imanza akamukiza ni uguha agaciro, uyu mukiza. Yamara kumuha agaciro akavuga ngo nubwo ntarabona umwanya wo kuvugana nawe, ningira amahirwe nkakora ku nshundura ze, ntabwo ndataha uko naje, reka mbyiganishe seze ukuboko ngamuturuka inyuma, akora ku nshundura ze, amukozeho icyago cye kirakira. Zakutanga iya mandole boy. Iyo umuntu yizeye atuma Imana imutekerezaho. Iyo wizeye utuma Kristo agutekerezaho. Iyo wizeye ukora kuri Yesu, Yesu akabimenya. Iyo wizeye ukurura amarangamutima ya Kristo, Yesu akamenya ngo hari umuntu wizeye uri mu isi. Ntabwo Imana izagukiza iki cyagutizera. Umunsi abantu bajya gusenga mbere hakabanza gukritika aho atabanje kwizera, ukabanza kuroka umuntu asa aho udashizemo kwizera, ukabanza kuroka yambaye aho udashizemo kwizera, ukabanza kureba aho uko ateye aho utahise wizera. Yesu akakureba ibyo urimo, agahita avuga ati uyu nguyu ntarimo bonagirira neza, akagushyira mu cyiciro cy'amamubyiga. Abantu benshi nubwo buzisengero, abenshi ni abari kumubyiga, ntabwo ari abari kumukoraho. Kandi abantu benshi babyamanye icyago, abantu benshi bagendanye icyago. Kuki umaranye icyago igihe kirekire? Nawe se ufite icyago, ubanje kureba ko naje ubwanwa nabwiyogoshesheje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba imvi zaraje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba nafunze, nimba ishati ifaho? Uyu mubyeyi yaravuze ngo naho nabona na Yesu mu maso namenye ko ari umukiza. Haleluya! Icyo nkora ndakora ku nshundura ze. Reka mbwira abantu munkurikiye, reka nkubwire, Imana kugutabara, Kristo kugutabara ntabwo bimugomera ibintu byinshi. Bisaba ngo wowe sample yawe nuko wizera, ukizera uwatumye. Kwizera uwatumye. Hari amafaranga nkwatse, hari ngo uhamagaye, arantumye ngo ufite icyago. Iki cyago arashaka kukigukiza. Iki cyago kiri mu rugo, iki cyago kiri mu buzima bwawe, iki cyago kigena mu kazi kawe. Ufite icyago Yesu ashaka gukiza, kandi yakigukiza utizeye, ntiyakigukiza utahagurutse. Guhaguruka ni ugufata umwanya ukumva ijambo ry'Imana, ukumva ikirimo. Reka mbabwire, ninde munyabwenge wabayeho ubwenge yabuvukanye ku isi? Ninde wavukanye ubwenge wayafashe umwanya uriga? Ninde muntu wabaye umudogiteri atize? Ninde muntu usoma ijambo ntabwo naza ngo nisome ngo mvuge ntarisome? Ninde muntu wabyutse akamuhanuza atasize? Baraza kuta enimo. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akambara agatimba atagakoreye? Urambara neza, urisiga, uraganduka, uraca bugufi kugeza igihe bakwemereye. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akabona umugeni yicaye amwicaye iruhande? Urarambagiza, rimwe bagutera indobo, irindi bakwemere, urambagize, rimwe gukura amenyo kugeza igihe uzabona ukwemera. Ibintu byo kuzana ubunebwe imbere y'Imana waje gushaka Imana. Shaka Imana igukiza icyawe. Ninde muntu wabyutse mu gitondo diploma akayisanga iryamye ku buriri? Hari abantu bajya bishuka bakibwira ko nibajya mu nsengero, nibajya mu rusengero bakajya mu rusengero baracura diploma. Reka da, ntabwo mu rusengero kucura diploma. Yikubwiye ngo uhaye ubwenge, ibikubwiye ngo njya kwiga. Ninde muntu uzaryamira ngo Imana izamuha ngo amahoro? Ufite icyago cy'ubunebwe, Kristo kuntu myongo emera ko ufite icyago akigukiza. Yemwe bantu munkurikiye muri ku migani itandukanye y'isi, uri umuhanga, ariko kubera kudaha iby'Imana agaciro, icyago cyakugumyeho.
uri umuhanga rwose, ufite n'amashuri, ufite n'ubuhanga, ariko kubera ko utaha agaciro ibintu by'Imana, icyago ntiwakikuraho. Kandi buri muntu wese afite icyago kingana n'uko angana. Bibera ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ninde wo gukiza icyago cy'amadeni? Kiroroha? Reka mbabwire, bivuze mu migani gutya ntabwo wabyumva neza. Ninde muntu wagukiza icyago cy'amadeni ikuzimu bagutereje? Ese ni imbaraga zawe? Ese ni banke? Ese ni reka da, ni Yesu wenyine wabwiye Petero ngo genda ujugunye urushundura, amurangira n'aho ajugunya. Yamurangiye n'ahanaga. Ifi zatashye. Petero ngo ntabwo baroba ku manywa. Petero ariko ubwo ariho bivuze, reka tugende. Ibyo ni ibijyanye n'iterambere ry'ubuzima bwa buri munsi. Yesu atagushyigikiye, warinda usazira muri bizinesi utageze ku nzozi zawe. Yesu avuze ngo roba, uraroba. Hari igihe rero umuroza gutereza icyago cyo gucuruza uhomba, cyo gukora uhomba. Icyo ni icyago, ntago banki izakigukiza, nta muntu uko muzakigukiza, kereka Yesu wenyine uzegera ukavuga ngo ngomba gukora ku nshundura za Kristo, iki cyago nkagikira. Bakesheje ijoro baroba, ntibagira icyo bafata, ariko bamenye Yesu ahageze abereka aho bajya kuroba. Mugende mujugunye iburyo, ko batawe ngo bajugunye ibumoso, mujugunye iburyo, bacura ubwato barajugunye. Twongeye kubaha ikaze nshuti mwese abadukurikiye, nshuti za Gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese mbahaye ikaze. Amazina yanjye ni Harimana Werarisi, hanyuma ndi kumwe na Diodoni. Imana imumugisha. Turashimira abantu mwese mudusengera, turashimira abantu babona channel yacu Gusengerwa ari ubwa mbere bagakora subscribe bakiyandikisha, ndetse n'abantu basharinga ijambo ry'Imana, ndetse n'abantu bakora comment. Ni byiza cyane, mutwereka ko turi kumwe, kandi mutwereka ko ibyo tuvuga mu bikurikirana, kandi ubutumwa bwiza dutambutsa hano mu bwumva. Imana ibaho umugisha, kandi nzi neza ko hari ikintu Imana igomba gukora, kuko nta jambo rijya ripfa ubusa. Ijambo ry'Imana ntirihera, ijambo ry'Imana ntirisaza, ijambo ry'Imana rirakurikirana umuntu paka igihe kikazagera rikabyara igisubizo. Rero mbahaye ikaze mwese, kandi mvuga ngo Uwiteka aguhe kurangiza uyu mwaka amahoro, kuko abariho mu isi bahumeka bose ntago ariko bazarangiza umwaka amahoro. Buri saha hari abo Satani yiba, hari n'abagenda igihe cyabo kigeze, kuko umuntu abaho kandi kikazagira akazava mu isi. Rero shima Imana, kuko Imana ikugejeje kuri tariki uri muzima ugihumeka. Yesu akugiye neza. Kuzana ijambo rivuga ngo kora kuri Yesu. Nta muntu ukora kuri Yesu ngo atahe uko yarameze. Ubuhanuzi ubwakire. Ndakwifuriza ko wakora kuri Yesu muri iyi minsi, muri iyi minsi mikuru. Ndakwifuriza ko ukora kuri Yesu, ntumubyige aho kumukoreho. Umwana wamukoreho, umutwara wamukoreho. Iyo ukoze kuri Yesu gusa, icyago wari ufite kikuvaho. Kumukoraho gusa, ukagira amahirwe, ukamukoraho, ugasenga akakumva, icyago wari ufite kikuvaho. Icyama ngo ukore kuri Yesu uyu munsi. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ibubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri umwami mwiza, uri ibyiringiro byacu, uri isoko imara inyota, uri umwami w'abami, tuguhungiraho tukagira amahoro, tukagira umunezero. Ndasengera umuntu wese ugiye kumvira ijambo,
ngahure nawe, imbaraga zawe mwami zimube hafi, umwuka wera amushigikire, kandi buri muntu wese umbe gusenga kwe, natwe bane natwe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, hanyuma ni ijambo musanzwe muzi ibice 8, ku murongo wa 44. Hari ijambo rivuga ngo nuko amuturuka inyuma amukora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Mana ishimwe. Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakuzengurutse, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Mwakene ijambo ry'Imana. Aha ni ahantu Yesu yarageze, abantu bose barahurura, baza bamushaka, abantu bose bahita bavuga ati, wa mugabo ukora ibitangaza arahageze. Abantu bose bahita bahurura, ari abigishwa, ari intumwa, buri muntu wese ahita avuga ati arahageze. Ahantu Yesu ageze haba udushya, ngo abantu bose bari baraho ngaho, bose bahuze bamuteze amatwi, bari kumva ibyo avuga, bumva ubutumwa bwiza mu byo avuga. Ngo umubyeyi amuturuka inyuma, icyama ngo uturuka inyuma Yesu, ngo amuturuka inyuma akora ku nshunda ze. Haleluya! Amuturuka inyuma akora ku nshunda ze. Uyu mubyeyi ngo yari amaze igihe arwaye, amaze igihe ababaye, indwara yaranze gukira, yarivuje byaranze. Hari igihe umuntu arwara indwara ikanga gukira, indwara ikaba umusaraba, indwara ikaba ikibazo, ariko wahura na Yesu akagukiza icyago. Reka nkubwire wo nkurikiye, umwami Yesu agukiza icyago mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi yarababaye, kandi umujyanarwa yabonaga ataraza kumugeraho ngo amugiraho imbona nkubone, yigira inama. Ndavuga ati, umugabo ashaka kugenda ntanamubonye. Icyama ngo Imana iguhe kwizera. Uzi ko umuntu ashobora kwizera. Ndashimira Imana abantu bajya bizerera mu ijambo ry'Imana, bakizera mu buhanuzi. Ubu dukurikiye uri muri Amerika, ubu niba ufite uzizera ari uko wahuye n'umukozi w'Imana akakurambikaho ikiganza, kuzatega uva mu Bufaransa, kuzatega uva mu Budage, kuzatega uva aho uri, ugiye gushaka umukozi w'Imana bizakugora. Urasabwa kwizera nk'uyu mubyeyi. Bimwe mu bintu bituma umuntu atabona Imana, bimwe mu bintu ushaka gutuma udakira icyago, harimo no kutizera. Bimwe mu bintu bituma umuntu azenguruka imyaka myinshi mu rusengero, ugasanga umuntu ari mu rusengero ariko ubuzima ntibuhinduka, harimo kutizera. Abantu benshi ba mu rusengero ariko ntibizera. Uku kubyiga Yesu ntago ari uko ari ibyaha gusa, ahubwo aba bantu ni abakunzi ba Yesu ariko ntibizera, bafite ikibazo cyo kutizera, baramubyiga.
bimwe mu bintu bituma abantu badaha agaciro ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza, aho ko bakumva yuko umuntu yabasengera bakozeho, ndetse n'abantu bumva yuko bakira nuko ari akantu bahaye, rimwe ugasanga abantu bameze bafite za karane z'ubupfumu za kera, ntibizera ijambo, ntibizera n'umwuka wera, ugasanga abantu barabatekinika, umuntu akiza ari uko bamuhaye akantu, bakagera aho abatubura bakabaha n'amavuta atariyo, abantu bakagenda bakafata amavuta bakavangavanga bakabesha, kubera ko abantu batizera. Ariko umubyeyi wizeye icyo yakoze, yarebye Kristo aravuga ati uyu mugabo Yesu sindaza kugira amahirwe yo kwicarana nawe ngo mubwire icyago mfite, mubwire akababaro mfite. Yigira inama uyu mubyeyi, aravuga ngo uko byamera kose ngiye kumuturuka inyuma, nshakisha uburyo nkora ku nshundaze, gukora ku nshundaze z'umwenda we, nkakora ku mwitero we, iki cyago kirakira. Uko byamera kose uyu ni umukiza, uko byamera kose nimukoraho iki cyago kirakira. Dufite ikibazo mu isi cy'uko abantu basenga ariko batizera. Dufite ikibazo cy'uko abantu baririmba ariko batizera, bavuga ubutumwa ariko ntibizera. Hano usengera umuntu atakumva yuko utavuze byose, kandi ntabwo uri mu ijuru uri Yesu, ntabwo wabahanuzi, ntabwo uri Imana, ntabwo umuntu ari Imana, agahita kuvuga ngo ariko ngo nabyabini ngo nafite ikibazo cyo kwinongo ntacyo, ngo gira ikintu kivuga, kandi ntiyizera ko nibyo itavuze yabikoze. Imana yacu, haleluya, Imana ni nziza. Kristo yakuvuzeho ukizera, ibyo akora atabikubwiye nibyo byinshi kurusha ibyo akubwira. Kuvugana n'umwami ngakubwira nta mwanya afite, umwami wo kurondogora. Abantu bajye bamenya Imana, bakora bamenya Imana, bamenya ubutatu butagatifu, umenya Imana, umenya umwana wayo ari we Yesu Kristo, umenya n'umwuka we. Nta mwanya hirondogora ngo kakanu kakari mu gutwi ko kurya, ngo ndakagukije, ngo nakakane kagafashe mu izosi, ngo ndakagukije, ngo nakakane kafashe ngo mwivi, ngo mu nkokora, ngo ndakagukije, ngo nakakane kafashe mu nda. Iyi kubwiye ngo nzabana nawe, ibizabana n'abana bawe, ibizaba mu byo ukora, ibizabana muri mariage, ibizabana mu rugendo, ibikubwiye ahazaza hawe, ibikubwiye ibintu byinshi, ikubwiye ngo nzabana nawe gusa, ibizabana ku rugamba, ibizabana mu mashuri, haleluya, ikubwiye ngo gusa nzabana nawe. Dufite abantu rero batizera. Bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu atinda gusubizwa muri ubu buzima, iyo utizera ntushobora gusubizwa vuba, utinda mu butayu. Umuntu utizera ntashobora gutera imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ntabwo ashobora gutera imbere. Iyo utizera uhorana ubwoba. Umunyabwoba rero umurage we ni hatari. Abanyabwoba n'abatizera bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amasuku. Umuntu utizera azabazwa kurusha umuntu wasambanye. Nuko umuntu utizera afite ikibazo gikomeye cyane. Umbariza umuntu ngo ujya wizera. Uyu mubyeyi yaravuze ngo akababaro mfite, mpfa kuba amenya amakuru, nkamenya ko uyu mwami Yesu ahari, nkamenya ko yahageze, reko telefayi. Nk'ubu ngubu ndaje, ntabwo buri kamabwira abantu ko z'Imana, buri hari ibintu abantu bitiranye, hari n'abantu badaha agaciro. Iyo abantu babona umuntu avuga ijambo ry'Imana arishyira kuri YouTube, bibwira ko umuntu ashaka gutura mu bitondo ukarikoreshaho, uzi iyo ngo uriterekeho turebe. Iyo ubona ijambo ry'Imana ari kugezaho kuri telefone, kuri mashini, wumva ari ibintu byoroshye. Inshuti yanjye, ntago byoroshye, ntibyoroshye. Harimo gusenga, harimo umwanya, harimo abakozi, harimo editing, harimo kamera, harimo amatara, harimo studio, harimo mikoro nk'izi ngizi,
harimo aho urivugira. Mbabwiza ukuri, hari nk'ibintu byinshi, harimo za mashini, harimo za soundcard, harimo internet, harimo ibintu byinshi. Mu bintu ntajya nkinisha, ntajya mpfobya, sinjya mpfobya ijambo munamaye, kuko ijambo munamaye hari ukurisengera, hari ukuritekerezaho. Abantu rero iyo satani yakwatatse ishaka kuguteza, igihe kizagera kujya mu nsengero bibe gake gashoboka. Abari hanze mu Burayi mwege murabizi, bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu bihugu byo hanze murabizi, kujya mu nsengero ni gakeya. Abari muri Afurika mukomeze mu byumva, mu bifatiko mu byumva. Ariko hari abantu bari mu bihugu byo hanze abona ijambo ry'Imana akariha agaciro. Nubona ijambo ry'Imana ari kugezeho, ukaba umutumwa bukugezeho, ukawupfobya, nubuha agaciro, nufata umwanya ngo ufungure wumve ubwo butumwa, hari igihe uzasiba usibe n'ibyo bigufitiye akamaro. Nyamara wabona bya bindi by'abambaye ubusa, bya bindi by'ibyaha by'ibiki byose ukihutira kubireba. Dore ubutumwa nkuzaniye ni ubwawe, ubu butumwa ni ubwawe. Nafashe umwanya ndasenga, njyewe yonje hano akenshi nzanzanye ubutumwa, kandi ubutumwa bwose bushingira ku ijambo. Ubutumwa budashingira ku ijambo burabupfuye. Ubutumwa bwose, ubuhanuzi bwose bushingira ku ijambo ry'Imana, kuko bugenzuzwa n'ijambo. Ufite icyago, dewo erefayi, ukimaranye imyaka myinshi. Ufite icyago mu muryango wawe, ufite icyago mu bana bawe, ufite icyago mu kazi kawe, ufite icyago kitakuvaho. Ukeneye Yesu ngo ahindure ubuzima bwawe, ko ntiyabuhindura utizera. Nje kukubwira ngo mva mu bamubyiga, ukore kushundura ze, kuko ufite icyago kandi urababaje, kandi yiteguye kukugirira imbabazi, kandi yiteguye gukiza icyago. Elewo takosika, Yesu yiteguye kugukiza iki cyago kikuri. Ufite icyago, arantumye ngo nze kubwire ngo ufite icyago, yarakibonye. Icyo cyago kikubikiriye nta wundi wakigukiza, ni Yesu Kristo wenyine, kuko yarari kera na n'uyu munsi niko ari. Ufite iki cyago, uyu mubyeyi yari afite, ku buryo muri biriya bihe byari hatari umuntu ufite iki cyago ntiyageraga mu bantu. Si nk'uyu munsi hariho iterambere. Ufite icyago remo, ariko iki cyago ninde gukiza icyago? Ni Yesu. Uwiteka ntumye ngo nze mbagire abantu ngo ye ufite icyago we, hungira kuri Yesu. Ubutumwa nushaka ubwakire, ubuha agaciro kandi ubugendere. Icyatumye Yesu, icyatumye umubyeyi akira, ntabwo ari amasengesho menshi yasenze, nta nubwo ari n'amaturo menshi yatanze, nta nubwo ari n'icyacumi yatanze, nubwo ari byiza. Bibiliya igaragaza ko ikintu cyatumye uyu mubyeyi Yesu amugira imanza akamukiza ni uguha agaciro, uyu mukiza. Yamara kumuha agaciro akavuga ngo nubwo ntarabona umwanya wo kuvugana nawe, ningira amahirwe nkakora ku nshundura ze, ntabwo ndataha uko naje, reka mbyiganishe seze ukuboko ngamuturuka inyuma, akora ku nshundura ze, amukozeho icyago cye kirakira. Zakutanga iya mandole boy. Iyo umuntu yizeye atuma Imana imutekerezaho. Iyo wizeye utuma Kristo agutekerezaho. Iyo wizeye ukora kuri Yesu, Yesu akabimenya. Iyo wizeye ukurura amarangamutima ya Kristo, Yesu akamenya ngo hari umuntu wizeye uri mu isi. Ntabwo Imana izagukiza iki cyago utizera.
y'umunsi abantu bajya gusenga mbere hakabanza gukiritika aho atabanje kwizera, ukabanza kuroka umuntu asa aho udashizemo kwizera, ukabanza kuroka yambaye aho udashizemo kwizera, ukabanza kureba aho uko ateye aho utahise wizera. Yesu akakureba ibyo urimo agahita avuga ati uyu nguyu ntarimo bonagirira neza, akagushyira mu cyiciro cy'amamubyiga. Abantu benshi nubwo buzisengero, abenshi ni abari kumubyiga, ntabwo ari abari kumukoraho. Kandi abantu benshi babyamanye icyago, abantu benshi bagendanye icyago. Kuki umaranye icyago igihe kirekire? Nawe se ufite icyago, ubanje kureba ko naje ubwanwa nabwiyogoshesheje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba imvi zaraje? Ufite icyago, ubanje kureba nimba nafunze, nimba ishati ifaho? Uyu mubyeyi yaravuze ngo naho nabona na Yesu mu maso namenye ko ari umukiza. Haleluya! Icyo nkora ndakora kushundura ze. Reka mbwira abantu munkurikiye, reka nkubwire, Imana kugutabara, Kristo kugutabara ntabwo bimugomera ibintu byinshi. Bisaba ngo wowe sample yawe nuko wizera, ukizera uwatumye, kwizera uwatumye. Hari amafaranga nkwatse, hari ngo uhamagaye arantumye ngo ufite icyago. Iki cyago arashaka kukigukiza. Iki cyago kiri mu rugo, iki cyago kiri mu buzima bwawe, iki cyago kigena mu kazi kawe. Ufite icyago Yesu ashaka gukiza, kandi yakigukiza utizeye, ntiyakigukiza utahagurutse. Guhaguruka ni ugufata umwanya ukumva ijambo ry'Imana, ukumva ikirimo. Reka mbabwire, ninde munyabwenge wabayeho ubwenge yabuvukanye ku isi? Ninde wavukanye ubwenge wayafashe umwanya uriga? Ninde muntu wabaye umudogiteri atize? Ninde muntu usoma ijambo ntabwo naza ngo nisome ngo mvuge ntarisome? Ninde muntu wabyutse akamuhanuza atasize? Baraza kuta enimo. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akambara agatimba atagakoreye? Urambara neza, urisiga, uraganduka, uraca bugufi kugeza igihe bakwemereye. Ninde muntu wabyutse mu gitondo akabona umugeni yicaye amwicaye iruhande? Urarambagiza, rimwe bagutera indobo, irindi bakwemere, urambagize, rimwe gukura amenyo kugeza igihe uzabona ukwemera. Ibintu byo kuzana ubunebwe imbere y'Imana waje gushaka Imana. Shaka Imana igukiza icyawe. Ninde muntu wabyutse mu gitondo diploma akayisanga iryamye ku buriri? Hari abantu bajya bishuka bakibwira ko nibajya mu nsengero, nibajya mu rusengero bakajya mu rusengero baracura diploma. Reka da, ntabwo mu rusengero kucura diploma. Yikubwiye ngo uhaye ubwenge, ibikubwiye ngo njya kwiga. Ninde muntu uzaryamira ngo Imana izamuha ngo amahoro? Ufite icyago cy'ubunebwe, Kristo kuntu myongo emera ko ufite icyago akigukiza. Yemwe bantu munkurikiye muri ku migani itandukanye y'isi, uri umuhanga, ariko kubera kudahibye Imana agaciro, icyago cyakugumyeho. Uri umuhanga rwose, ufite n'amashuri, ufite n'ubuhanga, ariko kubera utaha agaciro ibintu by'Imana, icyago ntiwakikuraho. Kandi buri muntu wese afite icyago kingana n'uko angana. Bibera ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ninde wo gukiza icyago cy'amadeni? Kiroroha? Reka mbabwire, bivuze mu migani gutya ntabwo wabyumva neza. Ninde muntu wagukiza icyago cy'amadeni ikuzimu bagutereje? Ese ni imbaraga zawe? Ese ni banke? Ese ni reka da, ni Yesu wenyine wabwiye Petero ngo genda ujugunye urushundura, amurangira n'ahajugunya. Yamurangiye n'ahanaga. Ifi zatashe. Petero ngo ntabwo baroba ku manywa. Petero ariko ubwo ariho bivuze, reka tugende. Ibyo ni ibijyanye n'iterambere ry'ubuzima bwa buri munsi. Yesu atagushyigikiye, warinda usazira muri business utageze ku nzozi zawe. Yesu avuze ngo roba, uraroba.
hari igihe rero umuntu aza gutereza icyago cyo gucuruza uhomba, cyo gukora uhomba. Icyo ni icyago, ntabwo banki izakigukiza, nta muntu uko muzakigukiza, kereka Yesu wenyine uzegera ukavuga ngo ngomba gukora ku nshundura za Kristo iki cyago nkagikira. Bakesheje ijoro baroba ntibagira icyo bafata, ariko bamenye Yesu ahageze abereka aho bajya kuroba, hamugende mujugunye iburyo, ko batawe ngo bajugunye ibumoso, mujugunye iburyo, bacura ubwato barajugunya, bakuruye umuraga, ifi zibabana nyinshi, bahamagara bagenzi babo. Icyo ni icyago Yesu yabakije cyitwa ubukene. Ufite icyago cy'indwara. Bibiri igaragaza umwami, yari umwami arwara ibibembe, yari umwami afite ubushobozi bwose mu kiganza, ariko ibibembe biramwataka, arivuza biranga. Iyo ataza kugira umuja wabanaga ngo amurangire aho bamenya, icyago cyari kumuhitana. Ariko arahaguruka aragenda, ajya gushaka bamenya. Agezeyo amurangira, agenda yidumbaguza mu migezi. Akajya ngo niba hari imigezi, ariko ntabwo ari imigezi ihari, siyo yamubwiye. Ariko icyago cye aragikira. Ntushobora gukira icyago cyazanywe na Satani, cyazanywe n'abakwanga, utasanze Yesu ugakigukiza. Kuko Yesu ni ufite urufunguzo rw'abagome, rw'abagambanyi, rw'ikuzimu, rw'urupfu, ni ufite urufunguzo rwa byose. Iyo umuhungiyeho agira ibyo afungirana, akagira n'ibyo afungura. Haleluya, tubyemeranyweho. N'umuhungiraho azagira ibyo afungirana. Ntugire ngo afungirana abari bava kuzasara, akabafungirana, akabima uburenganzira. Yamara kwima uburenganzira akakubwira ngo niyemeje kugutunganiriza ameza mu maso y'abanzi. Ibyo nibyo yakoreye Dawidi. Dawidi yari afite abanzi, na Sawuli yari ahari, yewe n'abavindimwe bari abanzi, yewe na se umujyane yaramwitayo. Ariko kuko Rabi eniwoza akita, kuko hari hageze ko akiri icyago cyitwa ubukene n'agasuzuguro, Yesu yafungiranye abamusuzugura, anategeka ko Dawidi ugomba kujya ku meza. Ajya ku meza. Reka mubwire, ibyo ukora byose nshuti y'Imana, emera ko Yesu ari umuyobozi wawe, Yesu Kristo ari umwami w'abami, agukiza icyago. Arahanuye nkubwire ngo imishinga yawe iragize Yesu, ubwenge bwawe buragize Yesu, umubiri wawe uragize Yesu. Bwira Yesu ngo bana nanjye. Hari umuntu wari wacanye ngo Yesu bera nanjye. Reka nkubwire Yesu abane nawe muri aya mezi, agukiza icyago. Abatanga ibitambo ntibazakubona, abatongera ntibazakubona, abahutera ntibazakubona, abakuvuma ntibazakubona. Abantu benshi bari gukurikira Yesu, ariko benshi bari kumubyiga. Ariko va mu kumubyiga, ukore kuri Yesu. Numukoraho urakira icyago. Mwami mwiza, icyago ntaho kitinjira, icyago ntaho kitagera, icyago nta muntu n'umwe ukibuza kwinjira usibye Kristo wenyine. Nta muhanga wabuza icyago kuza. Icyago gituruka kuri Satani, ariko Yesu ashinzwe kuzana ubuzima ahari icyago. Rero eneba, niwe muntu nkurikiye wihebye, ye muntu nkurikiye ufite agahinda, nkuzanira ubutumwa ngo kira iki cyago. Emera Kristo, emerera Yesu agukize icyago. Icyago cyaba urugo rwawe, za maraya zisenye, Yesu ashobora gukiza icyo cyago. Icyago bwaba uburwayi bagusanzemo ukabona buze n'amafaranga yo kujya kubyivuza hanze, emera Yesu yagukiza icyo cyago. Icyago yaba ideni rikomeye cyane, bakaba bagiye guteza ibyawe cyamunara,
Yesu yagukiza icyo cyago. Icyago yaba indwara urwaye eniwo zo kitarabo ikira abaganga barayibuze, emera Yesu yagukiza icyago. Icyago yaba abana bakunaniye uyu munsi bimeze navuga ati ibi ni ibiki biri kumbaho, Yesu yagukiza icyago. Icyago yaba ari ibyawe byambuwe bakabitwara ukabura ahantu bibariza, ibyo Yesu yagukiza icyago. Icyago nta muntu gitumira, icyago ntumenya aho giturutse, icyago nta muntu ufite uburenganzira kujyaga ku muntu usibye Kristo wenyine, usibye Yesu wenyine wagukiza icyago. Icyago bwaba ubumuga umaranye igihe, icyago rwaba uruzerero umaranye igihe, icyago rwaba uruzingo bakuzinze, wowe isuzumishe neza ngo iki cyago ni ikihe cyago kiri mu buzima bwanjye, ko nkeneye gukora kuri Yesu. Yesu Kristo arashaka kumukoraho, ntabwo aguhamagara, ni wowe umushaka. Ntazigera gusanga aho usinziriye, ni wowe uzamushaka. Ntabwo azigera gusanga aho usinziriye, ni wowe uzamushaka. Ntabwo azadusanga aho turyamiriye, nitwe tuzamushaka. Uko uzamushaka niko azaza. Ese urashaka gukira iki cyago? Yambwiye ngo niba ushaka gukira icyago kora ibintu bitatu. Icya mbere, emera ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Emera ko Kristo ari we uyobora ubuzima bwawe. Icya kabiri, ba mu buzima butinya icyaha. Icya gatatu, mwizere udashidikanya. Mwizere udashidikanya. Wibanza kuba ngo se ninde wabwirije. Oya, mwizere wumva icyo avugana nawe mu ijambo. Mwizere wumva icyo avugana nawe erekosika enemo kuri iyo telefone yawe. Mwizere wumva icyo avugana nawe kuri iyo mashini yawe. Mwizere wumva icyo avugana nawe kuri iyo televiziyo yawe. Wibanza kuba ngo ariko ngo uri kubwiriza meza ati oya, Pelita kusa enemo, emera Yesu umwizere. Yesu niwe buye rizima, Yesu niwe nizeye, Yesu niwe byose mu buzima. Umwiringira ntakorwa n'isoni, umwiringira ntakorwa n'isoni. Yesu niwe byiringiro, abakwizera urabarengera. Yesu ni wowe byiringiro, abakwizera urabarengera. Yesu niwe buhungiro, uguhungiyemo umuhungisho. Yesu niwe byishimo, usabye ibyishimo urabimuha. Yesu niwe mbabazi, ugusabye imbabazi urazimuha. Yesu niwe ubuzima, n'ibyapfuye ajya bizura. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire nshuti we. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire. Yesu niwe gihozo, ubuhungiyeho aramuhoza. Yesu niwe mahoro,
umusabye amahoro arayamuha. Yesu niwe soko imara inyota, umusabye amazi ntagira inyota ukundi. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire nshuti. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire. Birashoboka yuko umaze igihe ufite icyago, ariko uyu mwanya emerera Yesu agukize icyago. Birashoboka ko mama umaze igihe ufite agahinda, emerera Yesu agukize icyo cyago. Birashoboka ko uri kubona ugiye gukorwa n'isoni, emerera Yesu niwe ukiza umuntu isoni akagukiza ikimwaro. Elasharamu. Birashoboka ko umaze igihe utegereze mwami, umutegereze ko Yesu yahindura amateka guha urubyaro, emera Yesu atanga urubyaro. Birashoboka ko umaze igihe uvuga ngo mwami ndifuza kubona ibyishimo mu buzima bwanjye, emerera Yesu azana ibyishimo. Ole la lazangwa. Birashoboka ko umaze igihe uvuga ngo mwami ndifuza guseka nk'abandi, emerera Yesu niwe utanga ibyishimo. Oh, emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire. Emerera Yesu akuruhure, emerera Yesu akurwanirire. Bwira Yesu ngo mwami wanjye, nkura mu cyiciro cy'abakubyiga. Abakubyiga ni benshi, nshyira mu cyiciro cy'abagukozeho, nshyira mu cyiciro cy'abagukozeho. Yesu yarababwiye ngo hari umuntu unkozeho. Baramubwira ati ariko mwigisha, abantu benshi baragukikije, abantu benshi bari kukubyiga, ukavuga ngo hari umuntu ugukozeho. Abantu bose ntibagukozeho, ariko abantu baramubyigaga ntabwo bafite kwizera. Ariko mu byo ufite kwizera yamukozeho akira icyago. Umwami Yesu akunumyeho ngo ufite icyago. Abo muturanye ntibabizi ko ufite icyago, abavandimwe bawe ntibabizi ko ufite icyago. Ariko muri uku kwezi Yesu arashaka gukiza icyago. Hari ikikubikira utabizi, Yesu arashaka gukiza icyago. Hari utunama tw'abagome, Yesu arashaka kutugukiza. Yesu niwe wenyine umenya ibyihishwe, ibintu bihishe abantu batabasha kubona. Umwami Yesu arabira akabibona. Umaze iminsi ufite ikidodo, umaze iminsi ufite ubwoba, reka nguhe n'uburenganzira uze kwandika. Wowe umaze iminsi ufite ubwoba, wowe umaze iminsi mu mutima utari hamwe, wowe umaze iminsi udatekanye, wowe umaze iminsi byaragucanze, Yesu ari tayari gukiza icyago. Mwemerere wizere. Nimba utarukijwe, vuga ngo mwami wanjye uyu mwanya mfashe icyemezo cyo kureka ibyaha, hanyuma ugira amahitamo meza kubireka burundu. Kuko nta muntu uzagukurikirana ngo amenye ngo nabiretse, ariko wowe na Yesu umenye ko Yesu nta hantu wamwihisha. Fata umwanzuro mu mwami ndetse ibyaha burundu, kandi uhita umwami umpa imbaraga zo kubireka, umpa amahitamo meza kureka burundu, hanyuma Yesu aragukiza icyago. Umwami Yesu azi icyago ufite mu nda, azi ko umugongo umeze nabi, azi arabiko tango yazi. Yesu arabizi ko ari uburozi, Yesu arabizi ko babukugaburira, Yesu arabizi ko harakugambanira, Yesu arabizi ko arabifuza yuko wakenyuka. Ariko humura, uracyafitiye igihugu akamaro, uracyafitiye itura akamaro, uracyafite abantu b'Imana akamaro. Ntacyo usaba, wemerera Yesu elekosika enemo. Emera Kristo, kumwemera kindi bisaba nukumwizera ukamwiringira. Va mu bamukritika,
va mu bamuvuga nabi, va mu bamusebya, va mu bamupirase, va mu ba because anymore. Ndavuga Kristo wapfuye akazuka, ntabwo uvuga babandi. Oye, ndavuga Kristo wa wundi w'i Nazareti, umwapfuye akazuka, umwe w'Abasilamu bita mwene Mariya. Ndavuga Kristo umunyembaraga, wa wundi mwemerere. Azi gusaka imitima, azi kumenya aho ibyishe biri. Niwe uramenya ikibazo ufite, icyo cyago cyawe akakigukiza. Uko yari ari kera na n'uyu munsi ni kware. Abantu barahinduka, ntago ajya ahinduka. Ubutumwa n'ubwawe. Icyago cyaza mu kazi, icyago cyaza mu mujyi ubamo, ariko ubutumwa n'ubwawe. Wewe nuko umwemerera akagukiza icyago. Data mu izina rya Yesu Kristo, hari abantu bakwemereye, hari abantu bagambiye kubavuze ngo umwami tugomba kugukoraho, kukubyiga ngo ya turashaka gukora ku nshundura zawe tugakira icyago. Le elewa sakita mandora. Hari ababyeyi babishaka, hari abagabo babishaka, hari abasore, hari urubyiruko, hari abayobozi, hari abanyamasengesho, hari abakozi b'Imana, hari abavuga butumwa, hari abantu bashaka gukira iki cyago. Lela zini mondre pai, ubakize iki cyago, bazatambutsa amashimwe. Buri muntu wese niyiboneho iki cyago. Ntabwo uyu mubyeyi yagombere gutegereza ko ngo umurondora, ngo bamurondo. Yaravuze icyago n'icyanjye ndagifite, ngomba gukora kuri Yesu. Ntibigomba ngo abantu babanze baragira umuntu aho icyago kiri. Nta muntu umenya ko, nta muntu uyoboka aho uduhinda twe turi, nta muntu uyoboka aho imusonga iri, nta muntu uyoboka aho umusaraba uri, nta muntu uyoboka hari kumurya. Niyo mpamvu usenge buri muntu wese ngo umuhe kwizera gukore kuri Yesu, hanyuma umukize icyago cye kandi umuremere ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Urakoze mwami kubikoze, ukabikora kwibasha mu izina rya Kristo.